nuko kiliziya yubatse ku rutare kandi ikaba yarashinzwe na Yezu Kristo ubwe. Ikindi nuko kiliziya nk'uko twabisobanuriwe niwo muryango udufasha kwinjira mu ijuru. Urwo rukundo tugakomeza kurwubakiraho, tugakomeza no kurutoza n'abo tubana nabo, ari aho dukorera, mu miryango yacu no mu baturanyi bacu. Mbese urwo rukundo tugakomeza kuba arirwo twubakiraho kuko nirwo rudushoboza rukaduha no kunesha. Ngaho rero ni ukuri Yezu Kristo akomeze kutubera inzira, ukuri n'ubugingo kandi abidushoboze. Nk'uko yabaje intumwa ati mwumva bavuga ko ndinde, buri bose bagenda bavuga uko babyumva, ariko Petero ayobowe na Roho Mutagatifu abwirizwa n'Imana gusobanura uwo Kristo ari we. Avuga yuko ari Kristo nyine umwana w'Imana, ariko isomo nabonyemo ni uko atari we wari ubyibwirije, abwirijwe n'Imana binyuze muri Roho Mutagatifu. Tuguhaye ikaze wowe udahwema gukurikirana Paruwasi Saint Joseph Gahanga. Uyu ni wa mwanya wa utahanye iki. Iki ni icyumweru cya 21 gisanzwe, umwaka wa liturujia A. Ese wakwibaza uyu munsi abakristo batahanye iki? Yesu ageze mu gihugu cya Kayisariya ya Filipo, atangira kubaza abigishwa be ati abantu bavuga ko umwana w'umuntu ari nde? Baramusubiza bati bamwe bavuga ko ari Yohana Batista, abandi ko ari Eliya, abandi ko ari Yeremiya cyangwa umwe mu bandi bahanuzi. Yongera kubabaza ati mwebwe se muvuga ko ninde? Simoni Petero aramusubiza ati wowe uri Kristo, umwana w'Imana nzima. Yesu amusubiza agira ati urahirwa Simoni mwene Yonasi, kuko atari umubiri n'amaraso byabiguhishuriye, ahubwo ni Data uri mu ijuru. Noneho nkubwiye ko uri urutare, kandi kuri urwo rutare nzubakaho kiliziya yanjye, n'ububasha bwo mu kuzimu ntibuzayitsinda. Nzaguha imfunguzo z'ingoma y'ijuru. Icyo uzaba wagushye munsi kizabohwa no mu ijuru, n'icyo uzaba wabohoye munsi kizabohorwa no mu ijuru. Hanyuma yihanangiriza abigishwa kutagira uwo babwira ko ari Kristo. Iyo Ivanjili ntagatifu. Murakoze, nitwa Usengimana Felix, nkaba ndo muri Mpuza ya Gatare Karambo, umuryango remezo Saint Faustin. Urakoze cyane. Kuri uyu munsi umukristo akwiye gutahana iki? Kuri uyu munsi icyo numva natahanye nuko kiliziya yubatse ku rutare kandi ikaba yarashinzwe na Yezu Kristo ubwe. Ikindi nuko kiliziya nk'uko twabisobanuriwe niwo muryango udufasha kwinjira mu ijuru. Yego, murakoze. Ese umukristo akwiye kwitwara ate mu buzima busanzwe duhuje n'ivanjiri twumvishe kuri cyumweru cya 21 gisanzwe? Ni nk'iki umukristo akwiye gukora muri sosiyete kugira ngo nyine yitagatifuze, yisanishe na yavanjiri twumvishe uyu munsi? Yego, murakoze. Icyo umukristo akwiriye gukora
ni uko iyo turi muri kiliziya tugirana ubusabane na Yezu, ariko ni byiza ko umukristo akwiriye no kuba mu muryango wa Action Gatolika kugira ngo ashobore gukora ubutumwa kandi abukore neza. Mu kudusobanurira ivanjiri hari aho padiri yagize ati umukristo akwiriye kugira participation active, bisobanuye yuko muri bwa butumwa dukora mu gukomeza kubaka kiliziya buri wese agomba kubigiramo uruhare kandi akabibamo neza. Ntihagire uvunisha abandi, twese tukabaho buri wese akora ubutumwa kandi akora inshingano ze neza kugira ngo ya kiliziya dukomeze kuyubaka. Yewe nitwa amazina yanjye nitwa Berita Mukamazimpaka, ndi mu mbarizwa mu muryango remezo wa Saint Anne Warita. Ibyo nahanye nuko kiliziya umubyeyi wacu aba yaduteguriye amasomo adufasha muri urugendo muri ubuzima turimo bwa hano muri iyi si. Icyo rero numva cyamfashije kandi kigakomeza tukacyubakiraho nuko Yezu Kristo ubwe niwe rutare, niwe tugomba kwisunga, niwe mizero yacu n'ubuhungiro bwacu. Inyigisho ze zikadufasha muri ubu buzima tubamo bwa buri munsi, cyane cyane tukamwubakiraho dushingiye ku ivanjiri, hanyuma tukaba dukomeza no kuba abahamya muri rukundo rwe adutoza buri munsi. Urwo rukundo kandi natwe tukarujyana no mu miryango yacu, mu bo tubana nabo, mu bo dusangira muri ubuzima bwano, cyane cyane nko mu miryango remezo yacu. Urwo rukundo tugakomeza kurwubakiraho, tugakomeza no kurutoza n'abo tubana nabo, ari aho dukorera, mu miryango yacu no mu baturanyi bacu. Mbese urwo rukundo tugakomeza kuba arirwo twubakiraho kuko nirwo rudushoboza rukaduha no kunesha. Ngaho rero ni ukuri Yezu Kristo akomeze kutubera inzira, ukuri n'ubugingo kandi abidushoboze. Murakoze. Nitwa Hakizimana Evariste, uwo muri mpuzamiryango remezo ya Gatare Karambo, umuryango remezo Mama Faustin. Icyo ntanye kuri uyu munsi ni uko nanjye hari itafari nagombye gushyiraho mu kubaka kiliziya yacu, kandi nkamenya Kristo wari we, nk'uko yabaje intumwa ati mwumva bavuga ko ndinde. Buri bose bagenda bavuga uko babyumva, ariko Petero ayobowe na Roho Mutagatifu abwirizwa n'Imana gusobanura uwo Kristo ari we. Avuga yuko ari Kristo nyine umwana w'Imana, ariko isomo nabonyemo ni uko atari we wari ubyibwirije, abwirijwe n'Imana binyuze muri Roho Mutagatifu. Icyo natahanye rero ni uko tutakagombye kumva ko twebwe ubwacu twihagije, twagombye kwirwanirira, ahubwo twagombye kwiyambaza Roho Mutagatifu akatugezaho ingabire Imana iba yatugeneye. Urakoze cyane. Ese umukristo akwiye kwitegura gute kugira ngo yitagatifuze muri kiliziya? Ikidufasha kwitagatifuza muri kiliziya ni ugukora ibikorwa byiza, kandi tukabikora tubikoranye n'abandi, dufasha abatishoboye, dusabira abafite intege nkeya, kandi tukumva yuko buri wese muri kiliziya afite uruhare yakora kugira ngo kiliziya igumye gutera imbere. Kandi mu gusobanura ivanjiri batubwiye yuko tugomba kwirinda kugenda mu kigare, buri wese ku giti cye akagira nyine rya tafari ashyiraho, atari ukuvuga ngo ndebere kuri aba ngaba cyangwa ngendeye kuri aba, nawe ubwiwe akumva yuko afite inshingano. Murakoze cyane. Murakoze. Murakoze, mugiye gutangira mutwibwira. Nitwa Dusingizimana Jean Paul, nkaba ndi umukristo wo mu muryango remezo Saint Faustin. nkabanje nk'umukristo
mvuga ibyiza n'ibyishimo bya Nyagasani Yezu Kristu yaduhaye kuri uyu munsi, kuri iki cyumweru, aho yari ari kubaza intumwa ze mu ivanjiri twasangiye nka kiliziya, twahawe nk'abakristu, umubyeyi wacu kiliziya yaduteguriye, aho Yezu Kristu muri ivanjiri yanditswe na Matayo, aho Yezu Kristu yatubwiye uti, yatubajije uti, ese nta ntumwa zanjye mwe mwumva yuko ndinde? Bavuga yuko ndinde. Intumwa ze zaramushubije uti, bamwe bavuga yuko uri umuhanuzi, abandi bakavuga yuko uri umuhanuzi woherejwe n'Imana, uri Yohani Batista. Aho yagezeho arababwira uti, ese mwebwe mwumva yuko muvuga yuko ndinde? Baramusubije uti, Petero yaramusubije uti, wowe uri Kristu w'Imana nzima. Nkanjye Jean Paul rero nkaba icyo gihe Yezu Kristu yasabishijwe n'ibyishimo byinshi. Yezu Kristu arangije amushinga kiliziya nka Petero, ariho kiliziya ikura kiliziya ubu ikaba ariho ishingiye kuri Yezu Kristu. Icyo gihe kiliziya ni nabwo yashinze imizi kuri Petero. Nkundi nka Jean Paul rero nkaba ndi umwe w'umuryango remezo Mutagatifu Faustina, nkaba nishimye ko Yezu Kristu nanjye ndi umwe muri uwo Petero, akaba ari we ntangiriro umuryango remezo yacu nka Sainte Faustine, ngomba kuba intangarugero mu rugo, nkamenya yuko Yezu Kristu yashinze kiliziya nk'umukristu, nkaba intangarugero mu muryango remezo, ndetse biturutse mu rugo kugira ngo n'umuryango remezo wacu ubeho nka Sainte Faustine. Yezu Kristu rero yakomeje ambwira uti, ese Jean Paul wowe wumva yuko ndinde? Nka Paulo, Jean Paul wumva yuko ndinde? Nkaba nanye yuko njyewe Jean Paul, Yezu Kristu ari Imana nzima, birenze mu mutima wanjye. Nkaba nahana ibyishimo byo kongera gutekereza icyo ndi cyo ku Mana, n'uburyo ki Nyagasani Yezu ambaza nkanjye Jean Paul, ese njyewe ndinde? Nkaba ngiye kubizirikana nkanjyewe ku giti cyanjye, bitambutse kure kuba ndi muri hagati mu bakristu. Nkaba ngiye kwitekerezaho kuba ndi umukristu, kuba ndi kumwe na Nyagasani iminsi yose, mu rugo, cyane cyane mu rugo, bikanagera mu muryango remezo, ndetse bikanakura bikagera muri kiliziya yanjye no muri diyoseze. Murakoze. Mu buzima bwanjye bwa buri munsi ni uko ngomba kwibuka inshingano mfite, cyane cyane muri kiliziya, bihereye mu muryango remezo, kubaka kiliziya no kugira iterambere muri kiliziya.